Kaza neza kuri Yes TV Rwanda, umuyoboro wanyu ubagezaho amakuru yihariye kandi yizewe ku bijyanye n'ikoranabuhanga muri cryptocurrency. Ibitekerezo byagutse bifasha buri wese gutekereza ku iterambere. Uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo benshi bibaza, ese ni kuki Pi Network idafungura kandi impamvu ni izihe zituma bigenda bigeraho buhoro buhoro. Njye mugiye kubana muri kino kiganiro nitwa Gasigwa Emmanuel Kiza. Ndabashimiye mwebwe mugiye kubana nanjye muri kino kiganiro. Pi Network ni umushinga ugamije gukora crypto izakoreshwa n'abatari bake ku isi yose. Kugira ngo ibi bishoboke birasaba kubaka urubuga rwizewe. Ntushobora kuzana ikintu ku isoko kidafite umutekano wizewe, kuko byateza ibibazo nk'ubujura cyangwa uburiganya. Niyo mpamvu bari gufata igihe cyo gutegura byose neza. Abakoresha Pi Network bafite inshingano zo gukora KYC, kwemeza umwirondoro. Ibi bifasha kumenya niba abantu bose bakoresha iyi crypto ari ab'ukuri kandi bakora ibikorwa binyuranye byemewe. Niba umuntu adakora KYC, hari amahirwe make yo kwinjira mu cyiciro cya nyuma cya Pi Network. Ibi basaba igihe cyane kuko abayikoresha bagera ku barenga miliyoni 50 y'isi yose. Bishatse kuvuga yuko ahangaha abakoze KYC ari abantu biyandikishije bazwi kandi bemewe muri Pi Network, ari abantu miliyoni 50 ku isi. Mu gihe abarengaho, kandi turabizi neza ko abitabiriye no Pi Network mining ni benshi, ariko abiyandikishijwe kandi bazwi ari miliyoni 50 ku isi hose. Bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga yuko umunsi Pi Network yafunguye bakiri 50, ubwo ngubwo bazabasha kugerwaho n'ayo mahirwe ni abantu miliyoni 50 ku isi hose, mu gihe abari inyuma nta kintu bizaba bikibamariye. Ibi ngibi rero akaba ari nayo mpamvu biri gutuma bihindagurika, kugira ngo bagumye buzuza ibisabwa, hanyuma n'abatarategura KYC neza bayuzuze. Pi Network iri mu cyiciro cyitwa mainnet ya private. Ibi bivuze ko urubuga ruri gukora ariko ntirurakingurirwa isi yose. Mu by'ukuri icyo bari gukora ni ugusuzuma neza niba ibikorwa byose bijyanye no kohererezanya no gukoresha Pi bifite ireme. By'umwihariko iri koranabuhanga rigamije ko Pi izakoreshwa mu buryo bwubaka ubukungu nyabwo, aho abantu bazaba bashobora kugura no kugurisha ibintu bitandukanye bakoresheje Pi Network. Kubaka crypto ntibisaba gusa kugira abantu bafite Pi menshi cyangwa se Pi nyinshi, ahubwo bisaba n'isoko ryagutse rifite ibintu byinshi ushobora kuguramo na Pi Network. Irashaka ko haboneka uburyo bwo gukoresha Pi mu buzima busanzwe, aho ushobora kuyikoresha mu bikorwa byo kugura ibicuruzwa, wishyura serivisi cyangwa kuyohereza hagati y'abantu ku mpande zombi.
Pi Network ifite intego yo kugera ku bantu benshi. Cyakora kugira ngo ibi bishoboke birasaba ko bakorana n'ibigo byinshi ku rwego rw'isi kugira ngo iyi crypto ihabwe agaciro nyako. Ibi nibyo byatumye bafata umwanya uhagije mu gukora ubushakashatsi no kubaka ubufatanye bukomeye. Abantu benshi bibaza agaciro ka Pi n'ukuntu hazagenda. Kugeza ubu agaciro ka Pi kagenwa n'isoko market drive value. Ibi bisobanuye igihe isoko ryafungurwa agaciro kayo kazagenwa n'uburyo izaba ikenewe ku isoko. Abantu rero bari hanze aha batubeshya bakaza batubwira ngo Pi Network ifite agaciro kaya n'aya. Hari abo mperutse kumva ngo ifite agaciro ka miliyoni 300 ngo z'amadolari y'Amerika. Mu by'ukuri ibyo byose ni ibihuha mugenda mwumva, nta kuri kurimo. Ukuri gufitwe n'ikigo cya Pi Network, nicyo kizagena agaciro. Ahubwo se ni iki dushobora gukora igihe turi kwitegura ko Pi Network ishobora gufungura vuba aha ngaha cyangwa se ikaba yakongeraho iminsi? Gusa icyo tuzi neza ni uko itazagenda ngo ihere igihe icyo ari cyose izafungura kandi bizagenda neza. Bya bindi bavuga ngo birya uwihanganye. Aha rero uwihanganye azanesha, azatsinda uru rugamba rwo kumayininga ndetse no kumva atizeye neza ibyo arimo. Uzasobanukirwa neza ko ibyo wari urimo bifite umumaro n'agaciro gakomeye cyane. Ikintu rero ugomba kuba uri gukora mu gihe ugitegereje ko ifungurwa, ikintu cya mbere ni ugukomeza kumayininga, kubikora buri munsi, nta munsi n'umwe usibye. Icya kabiri, niba utarakora KYC, aya niyo mahirwe ku muntu utarayikoze. Ibi hari abantu bari kubiyinubira ariko hari n'abari kubyishimira bitewe n'uko hari abantu batari bakora KYC. Kumva ko rero igihe cyimutse akaba ari byo bibashimisha bamwe batari buzuza KYC. Ni byiza yuko rero ubiprofita iki gihe byongeyeho ukaba wayuzuza KYC igihe bayiguhaye, ukaba wayikora vuba kandi ukayikora neza kugira ngo bitazakudindiza cyangwa se bigapfa. Ikintu kindi ugomba guhora witaho ni ugusigasira umutekano, uburenganzira bwawo bwo gukoresha Pi. Ni byiza yuko ugomba kugumya usigasira umutekano wa Pi yawe. Wikumva yuko niba bimuye igihe yatakaje agaciro cyangwa se ntacyo ikivuze. Ntabwo ari byiza rero kugumya ugaragaza amakuru yawe ya Pi Network, bityo ukaba bayikwiba ugahomba burundu. Ikindi dusorezaho dusoza, tegura uburyo ushobora kuzayikoresha mu mirimo yawe cyangwa ubucuruzi bwawe. Ni ukuvuga ngo mu gihe bakiri guteganya uburyo ugomba gufungura, ni byiza yuko ugomba kuba uri tayari igihe yafunguye, noneho ukazayikoresha mu mishinga yawe, mu nyungu zawe bwite ndetse n'ibindi bikorwa cyangwa se n'ibyo wifuza gukemura, ukaba wabishyira ku murongo ku buryo izaza uri tayari, uri ready kuba watangira kuyikoresha. Reka tubashimire kuri ESTV Rwanda. Intego ni ugukomeza kubagezaho amakuru arambuye kandi yizewe, tukabafasha kumva neza iterambere mu bijyanye na crypto, cyane cyane muri Pi Network. Murakaza neza kandi mukomeze kudukurikira kugira ngo mutazasigara inyuma muri uru rugendo rw'ikoranabuhanga, rw'ifaranga n'ubukungu. Nyamuneka ibi bintu ntimukabicerenze, ntimukabice amazi. Isi iri kwerekeza ahantu
hagomba gukoreshwa ikoranabuhanga gusa. Ibi byose ni ibintu bishoboka cyane kandi hari n'ibyagiye bishoboka byinshi cyane. Ni byiza yuko rero ibintu byacu tugomba kubikora kandi tukabikora ku murongo na discipline bikagenda neza. Ndabashimiye rero, nibutsa nyamuneka niba utarakanda subscribe, ni byiza yuko ugenda hariya handitse subscribe, ugakora kuri subscribe, ugakora no kunzogera kugira ngo izindi video nziza kandi ziteguye neza zitarimo ikinyoma, video zivuga amakuru cyangwa se gutangariza amakuru agezweho muri crypto ajye akugeraho ku gihe. Niba rero ukora ibintu bya crypto cyangwa se ukaba utarabikora ugiye kubitangira cyangwa se ukaba unabikunda, ni byiza yuko wiyandikisha kuri uno umuyoboro wa Yes TV Rwanda kugira ngo andi makuru yose azajya ahita akugeraho. Ndabashimiye, duhure muri video zitaha, ndabakunda cyane. Ciao ciao. Dukomeze gushaka kumenya ukuri. Yes TV Rwanda, ijwi ry'ikoranabuhanga, tumenya iby'isi kiri kutoka esi, dutahure amakuru mashya buri munsi kuri shene Yes TV, aho tunguka ubumenyi. Kurikira Yes TV, ntuzacikwe n'inkuru, amashusho n'amajwi byose.